Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. urumva biriya byose nabiterwaga no kubura umwana kandi ngira ngo nawe uri umubyeyi nawe wabuze umwana nawe nakura bize sibiza nanjye ko nawe meze nk'umusazi bibaho cyane n'ukuri ndakubwiza ukuri buriya niba navuga ngo nubwo bavuga ngo umuntu agira umutima umwe ariko njye numvaga umutima wanjye ari umwana wanjye ntamufite nta mibereho numvaga ameze nk'ikihebe numvaga narihebye kuri kw'Imana nanjye ubusigaye nicara nkavuga ati burya Karara naramubangamiye namubwiraga nabi inshuro nyinshi nkanashaka no kurwana nawe ariko mu by'ukuri pe nanjye ntago yari njye ndakwinginze mbabarira twibanire mu mahoro ura no kubana n'umuntu afite ikintu akwishishaho ndabizi ntabwo byahita bikuva mu mutwe nyine ko byabayeho kandi koko biranumvikana ntabwo nakurenganya ariko mu by'ukuri karambabarira nanjye ubwanjye ntabwo yari njye uzize uriya igihe intari kubyumva ni muri cya gihe nyine wari ubirimo ariko ubu nanjye ndabyumva ni ukuri nose ko nanjye nari mbizi ko nataye umutwe kubera umwana niyo mpamvu rero nanjye nta gikurirwa nawe mushinze icyaha nanjye ubwanjye nari ndi umunyamakosa nanjye nta makosa nakoze ndayagukoresha muteza umutima mubi nanjye ndabizi rwose kubura umwana byo nta kintu umuntu atakora ku mwana. Niyo mpamvu rero nicaye ndatekereza ati Karara nubwo yagarutse tukaba tubanye wenda mu mahoro ariko byanga byakunda nta kantu kabuze kuba kari ku mutima we kasigaye ku bw'uburyo twabanye mu gihe cyashize kuko iyo kaba gahaye ntabwo mba naremeye kugaruka hano ntako pe ariko ngiye kari gahari umutima wanshiraga urubanza pe nakubeshya umutima wanshiraga urubanza ndavuga ati kubera iki ntakwicaza ibyabaye nubwo byarangiye ariko nzi neza ko byagusigiye igikomere uvuga ati mbabarira nta muntu arega udakosa Karara buri ikibi no gukosa ni wemera ikosa ariko iyo ukosheje ukemera ikosa ukanarisabira imbabazi byanga byakunda ntabwo byongera bigasubira. Nta kibazo mfitanye nawe nta kibazo kiri hagati yanjye nawe n'ukuri narakubabariye rwose ko nta kibazo dufitanye kugeza ntacyo pe ibintu ni amahoro rwose n'umutekano niyo mpamvu nemeye kugaruka kugira ngo twongere duhuze nanjye ndebe ko nyine icyo cyizere twakongera tukakigarura hagati yanjye nawe nk'uko twari tumeze mbere ko byakongera kuko nanjye barakugenda kuriya nyine nagiye numva ntishimye ntacyo buriya n'ibintu byose hari igihe biberaho kugira abantu bige buriya hari isomo byansigiye hari isomo byagusigiye ahubwo se wagiye kunshuririza amazi nkareba ko nakoze umwana yaryamye cyane yasinziriye uyu munsi cyane ariko ndashaka kumwoza mbanze mukuzanire wese nawe uteye uturuka wa mukobwa we n'ibikapu ubonye umuzimu ese ubundi ugira ngo mbonye we simba mbonye umuzimu wakire rero ubwo turi kuzimu baragufunguye aho kugira ngo ujye guhiga nyoko mu bigunda harimo agenda
ahunahuna yihishahisha leta urongera ugarukiye mu rugo. waramumenesheje. Ese uje hano gukora iki? Ndakubaza. Reka nicare bisobanuriye neza. Uburyo wongeye ukazinga ukangarukira. Kambanze nkwibutse yuko hano ni kwa Karine. Kwande kwa mukuru wanjye Karine. Shobora kuza nkaharara, shobora kuza nkahirirwa, shobora kuza nkahaba mbaye mbishaka. We nturi wo kunyirukana hano kuko uri inzererezi nk'abandi, uracumbitse nk'abandi. Urimo urabyumva? Ubwo rero baramfunze, urarya, urahaga, urabyibuha, wagira ngo twaragucuraga. Ubu rero nagarutse mu shusho nshyashya, nagarutse nka wa muzimu nyine utigeze ubona no mu nzozi. Agurangiza kwivuga ibigwi. Urimo urabyumva? Wambwa ngo ngusobanurire se? Nagarutse. Okay. Byiza cyane ko wagarutse. Uvuze neza cyane ko nari kwa Karine. Hanyuma umudi Karine, ko ari njye mpari. Ubu urandebye ubona ukuntu umeze nk'uko uri kuvuga ngo mbyibushye, ubona mpindutse Karine. Ndi nyoko wanyu? Ni njye nyoko wanyu? Ko njye usanze hano mu rugo. Uracumbitse. Kandi umucumbitsi ahabwa amatariki ashobora kumara ahantu bamucumbikiye. Shobora kuguha isaha imwe, shobora kuguha iminota 2, shobora kuguha icyumweru, shobora kuguha iminsi. Nakubwiye ngo hano ni kwa mukuru wanjye. Oya, ahubwo wowe banza ushyushye amazi. Nashyuha none ariko tumubyutse. Kara, uva gato mubwire. Twiyunze se nta n'impamvu yo kuguhisha. Mbwira rero. Ufite rero inkuru nziza. Nako amakuru meza muri rusange. Reka. Atari umwana se ko nzi ko umwana aricyo kintu kiba kigurira mu mutwe gusa. Ariko nyine naho nabyo bifite ahantu bihuriye n'umwana. Muri iminsi rero cyangwa twitumye. Ego ko naba nkurikije uriya mwana ubona kuri abantu bana bitewe n'ukuntu ukunda abana mbona bazamukurikiza ataragira n'umwana. Ceceka biraryana sinzi ko nzasubirayo. Nyina birasa rero turi gutegura ubukwe. Ego ko turi gutegura ubukwe nubwo nabonye bitoroshye. Umva ubukwe nabonye atari ikintu nyine umuntu apfa guhubukira pe. Gusa ariko byaba ari byiza n'ukuri. Byashimisha pe. Gutegura ubukwe pe muri iyi minsi iri imbere ubu vuba. Ariko nanone gitumye nkugarura. Mbabarira ku munsi w'ubukwe nzagushima umwana wanjye nta wundi muntu uzamufata. Uzamfatire umwana wanjye mva nta wundi muri munyeneye kuzankorera pe. Tuzajyana ku rusengero. Ese ubwo urumva wasigara aho nzasigana n'umwana aho tuzaba turi hose uzaba ariko ugeze ute ufite umwana nyine ku buryo nzajya mba nicaye nzajya mba nzi ngo umwana wanjye afitwe n'umuntu nizeye. Nta kibazo n'ukuri. Gahe nguko ariko natwe muzatwambika udukanzu tw'ubukwe. Murumva birasa twaricara akupita bijaho nyine y'ibintu bikenewe hano. Ese ubwo urumva koko twatubamariye iki abantu tubana munsi ubukwe tugasa neza mwene muse neza byaba bimaze iki? Ntabwo byaba ari byo n'ukuri. Natwe tugomba kuwufiringa uwo munsi rega n'umunsi w'igitangaza. Gahe nguko rero hamwe no gusenga mujye mwibuka nimujya kuryama mu kubita isengesho mukati manza bibemo. Dore abaturwanya ni benshi, abatishimiye kumana nawe ni benshi. Nakubisengera ko bizagenda neza. Mwe mwana bisengeye n'ukuri. Yego kumura nanjye umva sinkiryama niyo buriya saa 9 mbyutse. Mbwira Imana ati wa mana ibyiza nagukoreye ari bizanyibukiraho. Umunsi w'ubukwe bwanyu nshimisha. Ahubwo ubwo nanjye mbonye isengesho ngiye kuzajya nsenga muri iyi minsi. Kuko buriya bukwe bitagenze neza agahinda kanyica. Oya bazagenda neza. Mugomba kubutegura ukagenda neza hakazamo inshuti gusa.
hano za mpuhwe zawe ugenda utumira n'abaye utanizeye. Iborera abantu bake kandi babaze. Ubwo ari wowe wishimye icyizere cyongeye cyagarutse kuri buri wese. Babarira cohereza amazi biswa. Gusa iyo nkuru ni nziza nta kibazo pe. Shanga ayo nguko rero. Hajya umwana muzane nyuma. Amazi namara gushyuha umbwire njye kumwikangurira. niba wanabyibagiwe. Latifa izo mbaraga ubundi uzikura he? Nzikuye muri gereza ku rubaraza nari ndyamyemo. Hanyuma njya gutwaye yose. Njye nibaza imbaraga ahantu zikura. Umuntu nkawe w'umukobwa ungana nkawe ukuze nkuko mbibona kwiriga ugenda uhunahuna ucumbika. Ubundi wabuze byibuze n'amafaranga ku buryo wakodesha n'akazi tukagenda ukabamo. Ukareka kujya wiriga ugendana ibikapu ugenda utereka mu ngo z'abana. Ugiye kwa nyoko wanyu se ko ari nyoko wanyu nyine ni nyoko. Ubuzi ko ubu ngubu imyaka ufite wowe ukungana uko washinga urugo rwawe kandi ukubaka. Ubu uri umukobwa kujya wirirwa ugenda uteza ibibazo mu ngo z'abandi. Mwagiye mukura mukamenya n'ubwenge. Nkawe mbwira n'ukuri. Ubu urarebye ugeze amahirwe barakurekuye sinzi ibyo wakoze we na nyoko dore ko muri abanyabyaha kurusha abantu bose n'abapfuye dore ko bari no kumuhiga. Ubuze byibuze gufata inzira ngo ujye kwa nyoko aho kavukire ugende wicara ushyira ubwenge ku gihe witekerezaho nk'umuntu uvuye muri gereza uje guhangana n'umugabo n'umugore mu rugo rwawe. Uje kwa nyoko wanyu. Nyoko wanjye ni nyoko wanyu ko ari usanze hano. Ubu ngewe n'izina ry'Imana rigendeho umuntu. Nkareba umuntu ikintu kiba kiri mu mutwe wiwe nkabona ntacyo kandi ndimo ndavuga wowe. Mbara ubwiza ukuri. Ubu wumvise ko nta handi hantu wajya cyangwa naho wabaga mbere hose wumva ko wagaruka ngaho kuri kuduteza ibibazo. Ndimo ndabaza Latifa. Icyo ni igitabo wasomaga ngo musubize. Ni inyigisho utanga ngo nkubwire. Ese uri gusoma ivanjiri, uri gusoma Bibiliya, ubundi wahereye he urashaka kugarukira? Ubwire wumva ntavunika. Ndakubwiye ngo aha ni kwa Karine kwa mukuru wanjye, shatse nahaba, shatse naharara, shatse nakubarira iminota ugasohoka. Do it right now, do it. Bikore talk. Are you praying with me? Yes. Do it. Do it. Let's just start. I'm on the back. Bikore. I'm on the start. I'm going to show you who is the devil here in this house. I'm coming. I'm going in my room. Don't ever knock on my door. Fucking. Ubwo rero uravuze. Kwa Gakire mpabona byinshi. Shu. Ibereye hano. Ibereye. Nanjye nyine maze kuvugana na wa muntu w'imyenda. Ndashaka ko tujya kwipima imyenda. Ariko ndi kumva mfite amatsiko yo kukubona wambaye agati. Babarira ngera ngo nshaka kuzambara ikoti ry'umukara. Nukuri. Hako rero ngiye kumva. Abageni benshi bakunda kwambara amakoti y'umukara cyangwa y'umweru. Ubwo ngenzi yambariro akumweru nero. Oya sheri. Uzareke twambara ibara ritandukanye. Reba nk'uwambaye agakoti gasa nk'ikanzu gutya. Bashyiramo n'agashati k'umweru byaba ari byiza. Gasa n'iyo kanzu. Kaki wenda atari kaki nka gutya ariko yererutse. Hari abantu nabonye n'ukuri ko Imana babyambaye mbona ni byiza. Uretse gatubanze wumve. Ujye ureba perezida wa Amerika Donald Trump. Iyo yakubisemo ikote ry'umukara agashyiramo agashati k'umutuku imbere ubona asa neza. Kandi byari ndi kwanga ikote ry'umukara. Ikote nyine ry'umukara n'ishati y'umutuku. Y'umutuku? Ako none ibi ni ibiki? Umuntu w'umugeni yambara ishati y'umutuku. Rero ujye umenya ko umugeni aba ashaka kugira ngo ajye ahantu abantu bose bamureba. Oya sheri. Ku buryo ahantu hose ndi no ku ifoto uzajya ukahita uvuga ati uriya muntu rwose yambaye. Sheri wambaye ishati y'umutuku. Umutuku nyine no se kubona Donald Trump adakunda kwambara ishati itukura. None se wewe uri Donald Trump? Ishati itukura cyangwa ni karuvati y'umutuku ahubwo. Karuvati y'umutuku. Shenda kubwiye ngo wowe tuzashaka ikoti risa gutyo ushiremo ishati y'umweru ku buryo naye nzambara ikanzu y'umweru ukabona birajyanye.
ese muri kuri umugore wanjye ahubwo se nzambare ikanzu ifite amaboko maremare cyangwa ntabwo rero nyine reka byunguka kuri umwari ugomba kwambara ikanzu ifite amaboko maremare. ikibazo sheri biriya bintu biba bishyushye ibaze kubyirirwamo umunsi ariko wose se wambaye waje tukajya kwipima ikibazo dushobora kujya tugasanga n'ubundi imyenda ihari yawe nidusanga ari amaboko magufi urambara amaboko magufi dusanga ari amaboko maremare ariko urambara buriya amaboko agakanzu maremare gafashe gutya ku mabere kaba karyoshye kagarukiye nka hano ku mabere ariko ubundi we kuba wavukiye mu cyaro ibintu byo mu mujyi byo gufata imyenda asa njye ntabwo mbireba none se ubibwirwa n'iki ko none se ntaranabona abakora ubukwe simbabona muri filime ariko ahantu ariho hose arega iyo umuntu akoze ikintu umwigiraho iyo ubonye ari cyiza turajya se sangate ntabwo nzagukira ariko turajya sangate natunze amafaranga ariko noneho nkumbuye kwambara ikote kabisa ariko nkumbuye kwambara ikote noneho kwambara ikote ugiye kurongora umukobwa ibyo mwiza bintu uri kuvuga rero ikote uzaryambara rigushyuhire se wowe ubyibushye wagabanyije ibiryo ukareba ko tuzajya gukora ubukwe iyo nda yagabanyutse ahora ni iki kumaze no gushyiramo imvange ubu ngubu biki atibo siko Latifa yaje Latifa rwose ansaze hariya ku muryango nisinziriye mpagaze urabizi ko ngiye ndyama banga nk'umusirikare sinjya ryama ngo nsinzire meze akubita icugi naringoye nk'iryiriye ndebye mbona ni Latifa none se bamufunguye gute yewe harakinguye hariya harakinguye wenda avuga bamufunguye gute bamufunguye bate nicyo utabona mbese Gakemba bamufunguye Latifa ko baramufunguye ubonamo iki na Domina araje abazimushye Domina akigaruka bongere bakore bwa bugome bwabo bakora inama bagambanire mama nubwo adahari umva mama rero ubwo tugomba kurwanira imitungo twongere dusubire muri ya gahunda ya kera yacu ako disi Latifa nawe yarabaye umwana mwiza ariko umwana mwiza ukambwiza kurero ntabwo wabona umuntu ngo umumenye umuntu ni ikibyishe umuntu ni mugari umuntu ni mubi umuntu ni dayimoni umuntu ni shitani bavuga umuntu yarahindutse abuze umuntu ni mwinshi cyane yasha rwose Latifa nawe komeza umwizere ejo ni nagira n'akantu gakomeye kaba kagaskandara uzatanya umwana ambwira ngo ngo batibo ngo mbimenya ariko ngiye ni kuvuga ngo nta muntu upfa guhinduka umuntu indese y'umuntu ipfa yapfuye akaruka gasandari gaskandara nyine ibintu by'ibibazo nk'ibyo ngibyo rero ubwo nuza n'ibintu by'ubugoryi ahubwo wowe n'uri buyateba utangiye kwizera abantu uramwizera nkandi uzazanywe n'iki baramufunguye wenda abona ari we agiye kuba umugome noneho ntabwo ari umugome ngana natwe rero dukomeze ariko wenda ibyo ndabyumva batarava hanze natwe dukomeze nyine tubatazagira ndabizi nta kintu kiba kibazanye hano iyi nzu ubona dore iyi nzu izatuma abantu bicana iyi nzu izatuma abantu bicana kubera ko turesha kagari ko ni mama wacu yayi ni yacu ubundi ni yacu ubundi kandi n'icyo ufite uruhare runini iyi nzu ni iyacu rwose ariko tugomba kwita ku ki tugomba kwita kumenya ngo ni iki kibazanye bose ahubwo ikindi ziriya mpapuro z'amapuro Karine yavugaga wese urya kano kanya na na mukanya waryaga nonese rega reka nirire sheri jya wibwira ntabwo byakunaniye wasanga nanjye ngo sheri ngwaze kugira ngo wariye handi ubu byananiye narwaye wazajya unamika ikiko cy'ibiryo nakimiruka tuvuga ngo sheri ngo bravo azajya mbikurira sheri ugira ibitoki byiza shaka n'inshwi siko najyamaga kubireba ndebera ibitoki nabona maze gusaza sikera nyiri umusore noneho meze neza amagaze bw'ubu ntabwo mfite utwara tw'umweru sheri turagenda sanga tugiye kugenda ubu nonaha cyane rwose naringiye karara nkanshwiriza amazi maze niyogereza umwana ntabwo namusiga adakarabye yaryamye cyane ariko akangutse umwanda wamutesha umutwe ntabwo akongera gusinzira ese nitwaba turi gutindira oya sheri nose uri kugira ngo nsige mvuge ngo bamwoze ufite ikibazo rero ninde uzakwambarira ninde uzanyambarira sheri ntukashye ntabwo ari ugushyereka wibuke yuko ngiye mu buzima bwanjye nta mugabo n'umwe nkizera mfite ikibazo cyo kumenya ninde muntu uzakwambarira urakeka ninde muntu uzakwambarira ngo tuzamubura turagomba kumwigaho twitonze ariko se muri turi kujya kure ni mama Rwera harundi se erega buriya mama Rwera n'umuntu kuri yambaye ibigoti buriya tumwambitse imyenda y'abantu bakeye yacya rwose wazajya umureba ukavuga reka tubanze kugura imyenda yacu niyo yihutirwa ubwo nitumara kumenya abazatwambarira nabo tuzabohereza bajye kwipima twanahisemo na kara dushaka numva atari byo imyenda y'abageni niyo yihutirwa none se abo batwambarira nibayibona mbere yacu bazambarira abandi numva atari twe twihutirwa
tugende yewe ikibazo tumaze si ugutekereza ibiki umwana ndagukunda pe nukuri kw'Imana ndagukunda none niyo ndi kukureba mba numva nabaye nk'ikimara neza sikwajya ngo warandoze ushira wakireka gukabya koko kimara cyakora niba waranandoze uburozi wamaye uzakomeza ntacyo ubume bwarakoze bukora ku mugabo wanjye uzakomeza ubume ugikomeza ubume nanjye ngomeze ngukunde kandi uramutse umenye ngo nshaje ngari yarandoze ubwira ikintu wandogesheje ibyo bigusekeje uri feke none se sibyo mana nacyo cyakora umwari ndamukunda mana wampaye umugore mwiza ukuri ndagushima kubyara umwana uzi kubyara ugahita abandi babyeyi agenda araherekeje ntabyaye kubera iki se uzi noneho ahantu kezi ageze uzi amagambo ambwiye ibaze ko ambwiye ngo nta nama nkeneye ngo mama none arambwiye ngo wowe nta n'ubwo uyu n'umuntu aravuze ngo ndi rusoferi umwana nabyaye ajyanye itari rusoferi yaragiye arasambana bamutera inda ariko ntari no kwemera n'amakosa ahubwo ari kundusha uburakari ariko rero ngiye kumukubita atirukira mu gikari ngafunge gusa mama ndamubyarutse reka nkubwire Kayirine ndamubyarutse ubu ni ukuvuga ngo umwana asigaye ni wowe wenyine ahubwo se mama uzi hariya mu cyumba nawe ukuntu byagenze ese mama ngo umuntu arisa ngo waramubwiye ngo wamumirisha amacupa arabikubwiye se amacupa gusa ndabikubwiye nabi namubwiye ko nzayasya ayamuha akayarya ayo macupa akagira akajya mu gifu agakatagura inyama zose ariko ibyo yamubwiye ni agatonyanga mu nyanja hari ibindi bipangu byo gupanga urikanga uhereye umunsi udatangira n'udukoryo umuntu atarabajyana amahoro muri uru rugo ukamuroga se uravuze ngo ugende ndi umurozi uravuze ngo ugende aroga igihe ntabwo ndoga ntabwo ndi umurozi nani wacu apfa aroga Kayirine tuzapfa ubusa ubu nawe araje gupakira ibigabo nawe utangiye kunuka nkwiyame taramenyera nawe utazajya ubona nk'uburyo utangiye gushaka ibintu byo kuzana ibintu byo kumenyera nawe muntu ujya umenyera cyane ndi umurozi naroze banditse naroze bangahe ntabwo icyo ndimo gushaka kuvuga nuko nyine ariko yambwiye yaraje kurega se yego kuregera ese buri gihe ko cyane cyo guhomba mfite se umwanya w'amacupa agiye bashobora kuza bagasangana mu nzu n'igikuta ajya no kwirega numva none urwego giye bimaze kugera Monalisa atinyuka turi mu cyumba ya amfata mwiza ashaka kuniga anukira imbere y'amaka kiriya ati ushaka kuzakibagirwa ngo nibagirwe sagabira hano hasi niyo mpamvu Monalisa azabyara ntakiriho azanashaka ntakiriho ikintu utekerezamo nizo zibazanye se aho uzi ko uri umusazi aho wajya umenya ubwenge n'ubwo ufite ubwenge bwinshi nako ubwenge hirya bugiye kuza menya buhita bugenda ndakubwiza ukuri ngo none se ngo ese yabaje gutwara intebe se abantu baba bashaka impapuro z'ubutaka baba bashaka impapuro z'ubutaka kurusha wowe yanakica kubera impapuro z'ubutaka nose ahubwo tukaba tugomba kwigira nk'abantu beza tukagwa muri ino nzu tukahaguma noneho tukaba nk'abantu ariko genda ndaba umuntu mwiza nkandi ninde nsenga muri iyi nzu ninde ndamya nsenga undi aho kugira ngo tujye kuba twigira imbobo nk'uko birasaba bitubwiye tujye tumuha amakuru tugumemo hano erega inzu ni nk'ariya birasa kuko turira ko nde nta bwenge tugira erega hano niko birasa birashashatse yaza akavuga ati mwese ndabatumvagije mugende muve hano kandi koko buri gicucu ubu rero umwana wa mama ise tubimandwa za birasa rero birasa ni mukuru wacu ni musaza wanjye akaba mukuru wawe tubimandwa za ahubwo birasa twagakwiye tumwikundisha ko twari tumamaga tukamubwira amakuru noneho nyuma nuko akantu tuzamubwira ngo twamubwira ko twabaye abana ba Karine
n'ubundi na kandi akazamuhamagara nubwo arembye cyane akazamuhamagara akamubwira ati bari abana uzabite kuko mama aradukunda cyane yimenya ubwenge birasa ari ku ruhande rwacu ndabizi asa ntabwo ajya ku ruhande rwa Gakire ntiyajya ku ruhande rwa Tony ntiyajya ku ruhande rwa Latifa ko kanaka ibyo ntabwo bimureba ikimureba ni inzu ya mama we na nyina natwe abavandimwe be erega birasa nitwe twenyine afite nk'abavandimwe biwe ahantu tuzemera ko birangiriye neza burundu ni igihe Domina azaba agarutse muri iyi nzu Domina nawe tuzahita tumuha polisi kuko urundi yaratorotse polisi uzayikorera hoya uzi nimero zayo hoya kigori kigusa nuko uzamuhereza gute tuzashaka umuntu tuzabwira birasa akuzika akashoboza ubwenge rwose ubwenge buragufite kajya guteka rero tangaza nyine iteka rwose kandi unyibuke mu bambere ego twabaye bavandimwe cyane rwose agende ariko uko wagira ngo umurimo kubwira si njyewe like ntabwo ari kayiye ikintu cyose gishoboka cyashoboka cyose umuntu wese ahubwo ngo umuntu anamushyinguye nawe nagikora umuntu aretse nk'uwamumoka bakamufungirana nk'ahantu hirya nyine mbizi yagera nkamukura n'ijisho nk'iryo ejo nkaza ngakuramo urwara nkamwica isorongorongo ku buryo umuntu aretse yumva umubabaro yanteye afata umwana wanjye amwigarura akari make umwana wanjye numvaga azashaka nyine umugore umeze nkawe ku buryo mbona nyine umusaruro w'ibyo naruhiye ariko abana banjye basambereye mama si byo ibintu byose uko twabipanze bizagenda neza ndazigenda nganire na Kesi sibyo Kesi ndongera muganiriza mama rero mfite igitekerezo ubundi wafata umuntu bisa oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze byose uri kunyuramo byose bizarangira natitadire iherezo